Umutesi Amina ni umwarimu wigisha kuri GS Rubira aho mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabarondo. Yarasabwa kurenganurwa nyuma y'uko umuyobozi umuyobora ku kigo amukubise ingumi yo mu mugongo ntacyo amutwaye. Mbere y'uko ukoresha uzabanza utegure mu cyumba cyawe bihagije, kuko nutategura uzahora wanika ibiryamirwa buri munsi. Ubwo ndavuga matera cyangwa amashuka. Bawita sweet mami, umuti wongera amavangingo ku bagore n'abakobwa. Shanga abagabo barayakunda we. Sweet mami. No, sweet mami. Akiwumvisha sweet mami bita umvuge bishatse kuvuga. Ni umuti rwose wimereye nk'akabombo. Iyo ugakoresheje amavangingo araboneka, infection zikagenda, ndetse yewe wirukana umuhumuro mubi mu myanya ndangagitsina. Sweet mami. Humble Kingdom Limited. Tubabajwe n'ibibazo byawe kandi bigomba gukemuka vuba. Dukorera mu nyubako ya Shike hafi ya gare ya Downtown. Iyo hageze ukatuvugisha kuri nimero yacu, duhita tuza tukakuyobora. Ikindi kandi sina ngombwa ko hagera kuko dukora delivery aho waba uri hose mu gihugu, tukugezaho umuti kandi ku buntu. Wow, ikaze muri Humble Kingdom Limited. Uyu Mutesi Amina ni umwarimu w'inshuke w'umubyeyi kuri GS Rubira. Uyavuga ko ubwo hari mu gitondo ari gusinya ku gitabo basinyamo kugira ngo bagaragaze ko baje mu kazi cyangwa batashye, ngo yagiye kumva yumva yunamye, yumva umuyobozi w'ikiga mu kinduye igipfunsi mu mugongo neza ngo umugongo arawukindura. Uyu mubyeyi aragira ati, ku itariki 25 z'ukwezi kwa 4 2025 naje ku ishuri nk'ibisanzwe, nta hantu nigeze mpurira n'umuntu wenda ngo dushyamirane. Ngiye gusinya numva nkubise ingumi mu mugongo. Uyu mubyeyi akomeza avuga ko yagerageje kugana inzego zose zibishinzwe kugira ngo zimurenganure, ariko bikaba iby'ubusa. Mu kuvuga ko nta rwego na rumwe atagezemo, agira ati, nta rwego rwose na rumwe ntagezemo. Nandikiye minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, natanze ikirego kuri RIB bamutumizaho, ariko ntibyigeze bigira icyo bitanga, ntago bigeze bansubiza. Avuga ko kandi nyuma y'aya mabaruwa yanditse ngo yageze no ku muyobozi ushinzwe uburezi mu karere, maze uwo muyobozi ngakavuga ko azamwirukana. Ati, nyuma DDI w'akarere yaje ku kigo antera ubwoba mu nama ambwira ko azanyirukana. Amina aganira n'umunyamakuru w'Igika TV yavuze ko yivuje agakira, ariko ko icyo ashaka ari ubutabera. Ati, baje kumbaza icyo nifuza, mbabwira ko ari ubutabera gusa nshaka, kandi n'ubu nibwo nshaka, kuko yampaye amanota make mu mihigo kandi ntacyo nahize ntagezeho. Ntago ari uyu mubyeyi wenyine ubizira gusa, na bagenzi be babibonye bakagerageza kuvugisha ukuri, aba bose ngo babonye amanota make mu mihigo. Umwe mu barimu bigisha kuri iri shuri akaba no muri komite y'abashinzwe imyitwarire y'abarimu yemeza ko uyu mugore yakubiswe kandi rwose ntacyo azira ubusa, ndetse nyuma yabivuga naho amanota y'imihigo akaba make. Uwo mwarimu uri muri komite ya discipline avuga ko akimara guhabwa amanota make yabajije impamvu, ngo umuyobozi w'ikigo akamubwira ko impamvu yamuhaye make ngo ari uko atabunze we n'uwo mwarimu, bikarinda bigera kwa minisitiri. Hari n'undi mwarimu ukora muri iki kigo wanze kwivuga amazina, ariko nawe yavuze ko abantu bose bagerageje gutanga ubuhamya bw'ukuntu ibintu byagenze bavugishije ukuri, amanota yabo rwose y'imihigo ngo yabaye makeya. Igika TV bagerageje kuvugisha uyu muyobozi w'iki kigo, ni umuyobozi witwa Ruzindana Jean Baptiste, arabakupa yanga kubitaba. Nyuma baragomeza baragerageza za kubitaba, ababwira ko nta mwanya afite. Abanyamakuru ubagerageje guhamagara uwo bita Padiri Aristide Ntamuwe ukuriye paruwasi ya Kabarondo, akaba ari nayo iki kigo kirimo, kandi iki kigo ni icya Kiliziya Gatolika, nawe ababwira ko nta mwanya afite. Ngaho da, iki kirego cy'uyu mugore se kizarangira gite? Mwakoze kandi mwarakoze gukora subscribe kuri uyu muyoboro. Nitwe Rikiradu, Imana ibamugisha.